Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Twongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel Kajegerezo TV. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Muraho neza, mwaramutse, mwiriweho. Ibyo byose byategwa naho uherereye ndetse n'igihugu uherereyemo. Hanyuma wowe utari wakora subscribe, hanyuma wayikora kugira ngo tujye duhora tubana, kandi Imana yo mu ijuru iraguha umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero turagira ngo dufate uyu mwanya nanone twinjire mu gihe cyiza, mu bihe byiza byo gusenga, isengesho, ifunguro ry'umunsi. Uyu munsi cyangwa se uyu mwanya ndumva nshaka kuvuga ijambo rimwe cyangwa abiri, ariko afite imbaraga, arema igitangaza ku buzima bwawe, ku bana bawe, mu rugo rwawe, muri business yawe. Ndumva kuri nge hari umwuka wera undiho wo kurema ikintu gikomeye, kandi nucizera kiri buze kuremeka. Nucizera urabona igitangaza c'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga, kandi ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rishiraho bitari biriho bikabaho. Imana ihimbaza. Mana imbaraga nyinshi cyane. Taimi ela zodra ene foda. Turagushimiye, izina ryawe rihimbaza. Nta yindi mana ihwanye nawe. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Tupitila ela sadra. Turagwanya imigambi y'incakura, turagwanya imigambi ya Satani, turarogoya ibitavuga Imana byose kugira ngo bitagaciro mu izina rya Yesu. Duhamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo ni elasedo bakore ibyo amaboko yawe yananiwe, bakore ibyo ubwenge bwawe bwananiwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Elohim, urakoze El Shaddai. Ini talawa zado elado brefo edrom. Imana ishimwe kuko wumva gusenga. Icubahiro ni icyawe. Enita igo elazo drafo ema. Izina ry'Uwiteka rishigwe hejuru. Urakoze kandi ukomeje kumva eletoti elegro, abakubaha ndetse n'abagukeneye. Ugiye kubasubiza muri iri jambo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Twese tuvuge ngo amina. Eni talawaza elodrom. Imana ihimbaza. Ndashaka ngo tufate iri jambo ngo buhanuzi mu izina rya Yesu. Zaburi ya 60 umurongo n'uwa 10. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo abamowabu nibo gikarabiro cyanjye. Nawe ushireho wowe uvuge ngo abamowabu nibo gikarabiro cyawe. Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Filisitiya we umvugirize impundu. Haleluya. Imana ihimbaza, Imana ihimbaza. Abamowabu nibo gikarabiro cyanjye. Mu yandi magambo, elni wa dra efa, Imana ivuganye nawe. Hari ibintu Imana ishize munsi y'ibirenge byawe. Jambo ry'Imana rikavuga ngo tuzaribatira abanzi bacu munsi y'ibirenge byacu. Mu yandi magambo, ndagira ngo mbabwire ngo imigambi yose y'umubisha, imigambi yose y'abakugwanya, imigambi yose y'abakonikoni, imigambi yose y'abarozi, urayiribase mu izina rya Yesu. Yiribatire munsi y'ibirenge byawe mu izina rya Yesu. Turakandagira inzoka na sikoropiyo, turakandagira imigambi y'abarozi, turakandagira imigambi ya Satani katika jina na Yesu. Izina ry'Uwiteka rishigwe hejuru ku buzima bwawe, ku bana bawe, mu rugo rwawe. Ini talawa za koti bini wazope fodra enestivo egro. Imana ivuganye nawe. Hari imigambi uribateye munsi y'ibirenge byawe. Hari imigambi mibisha Imana irategetse.
ngigomba kujya munsi y'ibirenge byawe, kandi ntihagire n'ikintu na kimwe igutwara. Nyuka mu izina rya Yesu. Nyuka ayo marozi mu izina rya Yesu. Nyuka izo nyabingi mu izina rya Yesu. Nyuka ibyo bitega mu izina rya Yesu. Nyuka tola elazodra shainiba elazodra. Iyo migambi mibishi yose nyukagura mu izina rya Yesu. Initayago nemaye gro. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Bibiliya irakomeje iravuga ngo Abedomu, shimwa Yesu, nzabakubita inkweto mu mutwe. Mu yandi magambo hari ibintu ariko Yesu we ugira neza, uri mwiza Yesu we, amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, niyo ndirimbo yanjye, uri mwiza Yesu we. Elasito eladro. Hari umuhanzi nawe uherutse kuririmba aravuga ngo kubita utababarira, ngo yewe Mana ngwino ugwana ingundura, kubita utababarira. Imana ivuganye nawe. Abedomu izabakubita inkweto mu mutwe. Abedomu bashobora kuba iyo mizimu igutera. Abedomu baba izo nyabingi zigutera. Abedomu baba izo nyatsi. Abedomu baba icyo ngicyo uri kubona gihagaze imbere yawe. Imana ndayihamagaye ishoboye byose. Imana ndayizeye ifite imbaraga. Nibikubite urukweto mu mutwe. Kandi ndagira ngo ikintu cyose mu isi y'umwuka Imana igiye kuvugana nacyo, igihereza kumva, igihereza kureba. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ifashe urukweto. Dore intambara Imana igiye kukugwanirira, igiye gukoresha urukweto. Kubita mu mutwe abazimu, kubita mu mutwe dayimoni, kubita mu mutwe ibitega, kubita mu mutwe rutindagezi, kubita mu mutwe bituma abana be batagira ubwenge, kubita mu mutwe bituma abana be bangara, kubita mu mutwe bituma urugo rwe rusenyuka, kubita mu mutwe bituma igihombo cinjira muri business ye, kubita urukweto mu mutwe. Pili elaza eladra. Imana ihimbazwe. Abedomu ibakubise urukweto mu mutwe. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Akira indirimbo ivuye ku mutima, akira amashimwe y'umutima wuzuye ibinezaneza. Igihe nagukomangiye Mana waranginguriye, wasubije gusenga kwanjye Mana we. Akira ishimwe ryanjye yewe Mana, yewe Mana we. Hitala ya siko eledoro elefo. Bibiliya isoje ijambo rivuga ngo ng'Abafilisitiya ngo bo nukuvuza impundu. Impundu ziravuze mu rugo rwawe, impundu ziravuze mu bana bawe, impundu ziravuze mu kazi ukora, impundu ziravuze muri business yawe, impundu ziravuze. Papa, musore, mukobwa, hereza Imana icyubahiro. Taya eniwa dro enifo, shaiminiwa elego dra efo egro, shando etopidi diginima, janote hortefio erodra. Pai eniwa zobre. Urakoze Elohimu, urakoze El Shaddai, ukoze iby'imbaraga, ukoze ibyo abantu bananiwe, ukoze ibyo amashuri atakora, ukoze ibyo abantu ubwabo n'ubwenge bwabo batabasha kugeraho. Utanze humure, urasubije, ukijije indwara, utanze ubuzima, urabohoje. Hitalaza ido elegro. Ibyo abadayimoni bari baranyaze urabibambuye, urabishikanuje mu biganza byabo, ubizanye mu biganza bya nyirabyo. Akira umugisha wawe, akira ihumure ryawe, akira akazi kawe, akira perime yawe, akira provisoire yawe, akira akazi, akira enido de laso elro, sha enito elro, akira igishoro, akira kuzamurwa mu ntera, akira mission, akira mu izina rya Yesu.
onitaya eredra. Imana ihimbazwe, Imana ishigwe hejuru. Iniwa daraso edra. Cyubahiro ni cyawe. Urakoze Data, urakoze Elohim, urakoze El Shaddai. Cyubahiro ni cyawe, urakoze. Cyubahiro ni cyawe. Ganza utegeke, ramburira Imana icyubahiro. Ramburira Imana amaboko uyihereze icyubahiro. Imana tuyihaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana irabiremye, Imana irabikoze, Imana ikwitayeho. Tela wa elazo elagro. Imana ishimwe, urakoze kubyumvishe kandi kubiremye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Wakira amashimwe, ntuzabyihererane, uzashimira Imana. Icyubahiro kibonetse ku buzima bwawe no mu rugo rwawe no mu byo ukora. Niko Imana ivuganye nawe mu izina rya Yesu. Amen. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean Dodier, bakunze kwita Dawidi cyangwa se Kajegerezo. Ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom. Amen.